and if you have any doubts which I can clear, I'll be happy to do so. I will stand there as a Rwandan citizen. I'm going to make the country proud, but also thanking the university that I've studied from, UTB, for the great opportunities like these ones that are bringing to Rwandan people. It's a great sign that there is an ongoing partnership between the two countries. I'm talking about Qatar and Rwanda. The school gave us the opportunity to sign a contract of 2 years. I'm so excited to the fact that we are going to fly to other countries. UTB has taught us, and then we are going to be the ambassadors of UTB. The students from there are also ambassadors of Rwanda. We just appreciate too much. It's a very exciting day for the young lads. They are basically very, very excited, and this is for the first time it's happening that they will be crossing the border. Across the border, I'm there to take care of them. And most importantly, the message to the youngsters is they should be self-motivated, very confident, and they should always look upwards towards their career. And most importantly, they should be always keeping the faith and hope alive that they will do well. I wish all the selected candidates a very good luck, best of luck, and I'm sure they will do well. bababwiraga ko bagomba kugenda bumva ngo ni ba ambasaderi b'u Rwanda, batekereza ko boherejwe n'igihugu, bo kumva ko bazagenda bakifata uko babonye, cyane cyane ko bagomba kugaragaza isura nziza y'igihugu, bagakora neza ku buryo noneho n'ibindi bihugu bajyagamo bazanakorana nabo birenga 60, ahubwo noneho abazajya babakoresha nibashaka abakozi bazajya batekereza ku Rwanda mbere yo kujya hanze. Numva rero inama twagiye tubabwira no buryo bw'indangagaciro ko bazakomeza indangagaciro z'umunyarwanda, ikindi bagakora neza, ikindi nanone bakagirana inama, kandi ikindi ni uburyo ki bazanasevinga amafaranga yabo, bakazava hariya bagiranye inama ya projet bazakora bo kuzapfusha amafaranga ubusa, cyane cyane ko baba babahaye amatike, bakabaha aho baba, bakanabatunga, yewe na transport bajyana ku kazi. Ngira ngo mwagiye mwumva ko n'igihe cy'ibiruhuko bemerewe, mbese hari za swimming pool, hari imikino itandukanye bajyamo, ariko tubabwira ko bazajya bayijyamo ariko banatekereza igihe cyo guhura, ariko bagirana inama, yewe banatekereza icyo bazagaruka baje gukora mu gihugu cyabo. Ndabasezeranya mu by'ukuri kuzaba inyangamugayo, nzaba ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda, nzakora ibishoboka kugira ngo ntagayisha igihugu cyanjye. Ni amahirwe tutapfaga guteganya cyane, ariko kubera igihugu cyacu, ubuyobozi bw'ishuri ryacu, rero kugeza ubu ngubu turabishimira Imana n'abayobozi n'igihugu ku bwabo. Nzitwara nk'umwana w'umunyarwanda cya mbere, gweshema u Rwanda, gweshema ikigo nurutseho, kwiyubara nk'umukobwa, nk'umunyarwandakazi. Nugeranwa n'ibibazo ntabwo uyoboye neza, abo ushinzwe kuyobora niba yaheranwa n'ibibazo wananiwe ubuyobozi. Niyo mpamvu rero mvuga nti ubuyobozi ni ngombwa muri wowe n'abandi muri kumwe, ni ngombwa ngo mugire ubuyobozi. Nkaba nahera aho ngaho mvuga nti niba munajyanye mugende mwitoye mu buyobozi, nimugende mushobora kuba mwari muziranye cyangwa mutaziranye, nubwo mwaba mutaziranye umuntu akavuga ati njye nayobora, mukamuha turabuguhaye ejo bikamunanira, mwongeye mushake ubundi, ariko ubuyobozi ni ngombwa.
we wahaye abanyarwanda agaciro akabaha n'igihugu hamwe n'abo bari bafatanije. Ikindi akabona ko urubyiruko rushoboye kandi ari rwo bayobozi b'ejo n'uyu. Nimumfashe tumushimire. Nkaba nongera kumushimira, nzahora nanamushimira agaciro yahaye abanyarwanda, agaciro yashubije umugore w'umunyarwandakazi. Iyo bitaba kugira ngo abe abana neza n'ibihugu, areba kure, iyi gahunda ntabwo tuba tuyirimo. Kumushimira ye numva mu by'ukuri ntabona icyo namushimira, ariko byibuze agatonyanga gatoya shobora gukora nuko numva mu buzima bwanjye nshigaje kuri iyi si nzakora icyo ngomba gukora kandi nkagikora ku gihe, ariko ku neza y'abanyarwanda, by'umwihariko ku rubyiruko. Nkaba rero impamvu mbabwiye ngo ngiye kuvuga mu kinyarwanda ngo hari umwihariko w'abanyarwanda, nuko njye mpagaze aha kugira ngo mbagire inama. Muzi struggle twagize igihe cya interview, murabyibuka mwese? Biranashimisha kuko hari benshi twagiye dufatanya mu kujya inama, wenda mu buryo butari bwiteguye, ariko tugafatanya nk'abanyarwanda tugahishirana kugira ngo twereke wa muzungu ko u Rwanda ruhagaze neza, kandi bikaba byaratanze umusaruro. Yewe ari nayo mpamvu mwavagamo bamwe murira kubera ibyishimo. Ni ukuri, niyo mpamvu mbabwira ibyishimo mfite. Bajya bavuga ngo abacuruzi, abanyemari bakorera amafaranga, ariko ibyishimo byanjye biba muri mwebwe. Njye wumva mbona nabaye umukire kurenza abandi bakire kuri iyi si. Iyo mbona urubyiruko nkamwe, ntekereza ko mwize mubonye akazi, mugiye guhagararira u Rwanda muri Qatar, ari nayo mpamvu mbabwira ntituganire nk'abanyarwanda, twibukiranye za ndangagaciro z'umunyarwanda. Mugiye muri iyi hoteli, nanjye ubwangiriye sindayigeramo, yewe n'abandi bari hano narayibonye, mu by'ukuri sinasinziriye. Muravuga ngo mwebwe ibyishimo byarabarenze, ariko naravuze nti Imana dusengera hambaye. Niyo mpamvu mbabwira ubu tugiye mu kizami gikomeye. Gutsinda, kubona akazi ni kimwe, ariko noneho gukora akazi neza ni ikindi. Ikindi, ushobora kuba uzi gukora akazi, ariko ya myitwarire yawe udakurikije za ndangagaciro z'umunyarwanda, no mu kwezi kumwe, ariko Imana no kubivuga bingoye, ariko ugasanga barakugaruye. Ufite ubwenge, ariko barakugaruye kubera imyitwarire. Ngira ngo wenda niyo mpamvu nababwiye twibukiranye umunsi wo gukora interview. Cya gihe ubu founder nari nabuvuyeho. Ngira ngo mwese muri mwe arabona mbikaga, arabona afataga ikote ngatira kanaka ntakira shyiramo, ugenda imbere y'abari abazungu, urumva? Harabona mbikaga amakoti, nkamubwira nti dore ntiwambaye ikote, fashe uko bajya babyita ngo ikora rireba hejuru, nkiruka njya kugira. Yewe hari n'abaje bazambaye zane zitagira ishati. Ibyo mu by'ukuri ibyo ndabibabwira kubera ko impamvu ndimo kubisubiramo nuko hari mwabonye ko ari abazungu baje gukoresha interview. Hari standard baba bariho, ntabwo baje kureba bya bindi wize muri UTB
ahubwo baje kureba ese ibyo wize byakugize nde, ese ufite hospitality muri wowe, sibyo? Hari uwo bigeze babwira bati reka tujye muri pratique se, ariko uburyo winjiye ngira ngo nahagararaga hariya muri korodoro nirebesha muri korodoro nkaho mbwira abantu bo muri korodoro, ariko mbwira urimo gukora interview nariko kanoneho wunamye, ariko se kutaseka ntikandi guseka abo bazungu noneho nicyo bareba, urumva yarangiza agahita agira gutya, urumva ibyo byose nkababwira nti bana banjye ko barimo gushaka 2,500 kandi mu buryo bishakamo ntabwo ariko ndimo kubereka ubuhanga murabuzi, ibyo mukora murabizi, ariko uburyo mwaje kubiyereka bo nicyo bashaka. Ngira ngo babanzaga no kubaganiriza mbere bati umunyarwanda icyo twamubonyeho guseka neza, atayo manota mumenye ko muza nubwo muje gukora interview, ariko ku banyarwanda 50% murayifite, sibyo? Ese noneho ko bababwiraga gutyo umenye ko nanjye nabegeraga nkabavuga mwigeze mubona abo bazungu se hari ubwo bakanganye? Ubu rero noneho bana banjye mwabaye international people, imitekerereze yanyu, imikorere yanyu, imivugire yanyu, hari ibyo mugomba gusiga nkurikije uko twahuye wa munsi. Namaze iminsi 2 hano n'amajoro 2 turi kumwe na ya timu, ariko icyo twaharaniraga si amafaranga, icyo twaharaniraga ni ukugira ngo turebe urubyiruko rw'u Rwanda ko rubona akazi. Mwarangizaga kugenda mwakoze interview, ariko hari ibindi twagombaga gukora twohereza Qatar. Icyo rero impamvu mbabwira gutyo ni ukuvuga ko buri wese aravuga ati nakoze Marriott, ariko hari abakoze Marriott baje gukora interview batagiye. Ariko nk'abanyarwanda ntitugacika intege, ntabwo twacika intege, kuko natwe ubu turimo kwiga, abandi baturuka mu bihugu birenga 60 mugiye gukorana bo bamaze imyaka na 50 bakorayo, ariko ubu nibwo tugitangira. Ntimucike intege rero, n'abandi babaye rejected ubu turashaka kugira ngo tuze tubahugure, kuko twamenye icyo bashaka, ariko nta munyarwanda uzabura akazi, uzabura iyo opportunity, turahari. Ni nayo mpamvu mu bufatanye twagiranye na Ashish ubu hari porogaramu zigiye kuza, namwe ubwanyu uko batangiye kubatwara, ariko twashakaga byibuze kuzibanyuzamo tukabatera icyo cyuhagiro, ku buryo mugenda mwemye bavuga bati aba bantu wagira ngo bakoraga mu hoteli nk'izi. Aba bantu cyane ko icyo dushaka cyane ni ukugira ngo ukore neza, mwiyerekane, mugaragaza isura nziza y'u Rwanda, noneho mu gutekereza bya bihugu bindi byari bisanzwe bikorayo, mbere yo gutekereza gushaka abakozi ahubwo bazajye babanza batekereza u Rwanda. Nimutabitwara gutyo, nimutitwara neza, muzaba muhemukiye igihugu, kandi ntawahemukira nyakubahwa Perezida wa Repubulika naho yadukuye naho atugejeje. Nta nubwo noneho mwahemukira igihugu cyanyu muri urubyiruko. Ikindi, ntabwo mwahemukira UTB. Ikindi nasorezaho, bana banjye nzabahera, ariko na timu tuzaba turi kumwe, ariko icyo mbifuzaho nk'umubyeyi wanyu ntimuzankoze isoni, mumbabarire ndabibasabye, yaba ari umukobwa azamenye za ndangagaciro. Ndashaka kuzabashyingira abakobwa batarabona abagabo. Namwe bahungu ndashaka kuzabashyingira, nzabatahira ubukwe, ariko nimumfashe mwitware muri za ndangagaciro z'umunyarwanda.
bazanavuga batari ko ubundi kuva kera kuki tutarebye mu Rwanda. Ikindi mbasaba, ntabwo nifuza ko abastafu bacu bo muri ambasade bazajya babasura bagasangamo bamwe bifashe ukundi kuntu, ari uko gusinda, ari abakobwa bifashe nabi. Bibasabye nk'umubyeyi wanyu muzambabarire, ni ukuri pe. Ikindi nanone nabagira inama, murabibona nanjye nabonye iyi hoteli ntera ubwoba, ndavuga ntari ko se abana banjye nohereje uko batubwiraga ngo harimo amaresitora muri building imwe, ngo muri inzu imwe ngo harimo amaresitora 24. Hari ibyo muzahura nabyo bibakanga kuko ntiwari ubizi. Wenda sizo esikariye kuko mu rubyiruko urumva jewe ni kera mu 80 na kangahe, ariko hari n'abandi bataragera aho ngaho, sibyo? Hari n'abandi basohotse mu Rwanda ubu ngubu. Muzajye mufashanya, ntuzagere hari ngo reka tumusekoya, sibyo? Muzajye buri wese azajya hishira undi soni. Niyo mpamvu nababwiye nti reka tuvuge mu rw'iwacu tugirane inama. We ubu ngubu iwabo ngira ngo n'umuntu wo hasi abazi ibyo byose, sibyo? Ariko twebwe hari ibyo tugiye guhura nabyo, urumva? Ibyo rero ntuzaseke mugenzi wawe na rimwe. Ikindi mwabasore mwe, aba bakobwa mujyanye bose, Imana yo mu ijuru yabaremye ikaba ari mwebwe yatoranije gushyira muri iyi gahunda bwa mbere. Mu kuyishimira nabasaba ngo aba bakobwa nimubafate nk'abashiki banyu. Ntihazagire n'umwe muri urubyiruko mufite ibishuko byinshi, ariko buri wese azaharanire kumva ko najya no kuvugisha mushiki we ibitari byo, azarebe ku ijisho ry'Imana rimureba, azarebe ko azabahemukiye, azamenye ko azabahemukiye Perezida nyakubahwa, urumva, Paul Kagame. Icyo mukijyane mu mitima yanyu, kuko umuntu wese uzaza twite, urumva, Imana ibibarinde kuko niyo nyirubasha nyirubushobozi, ariko ntabwo uzasinzira cyangwa uzigira ukundi ngo Imana irakurinda kandi yaraguhaye ubwenge buzima. Ibi rero ndabibasabye mwabasore mwe. Hari wari wafata mushiki we? Abandi bashiki bandi. Kandi ikindi ndababaraze, twakizeho, urumva, twashyizeho iriya groupe, buri wese azi telefone zanjye, uzajya yifata nabi undi azajya nyongorera ku ruhande. Nibyo, urumva, anytime, yaba ari nijoro, yaba ari saa 8 z'ijoro. Ariko uwerega nanjye reka mbabwire, mfite ikibazo, leta nagira ndeba, sibyo? Ntabwo muzi abo bafunga, ubuse murashaka ko ntafungwa? Imana ibindinde, sibyo? Niyo mpamvu rero ibi byose koko ambasade irabareba, izanabagarura. Si ukuvuga ngo nuko mufite kontra muyifite nk'abanyarwanda. Ubu na leta ishatse kutagenda watsinze ntiwagenda, sibyo? Icyo rero mushyire mu mitwe yanyu no mu mitima yanyu ko uzakora ikosa ari we wese avuge ngo nari nanyoye gake, nari nagize gute, ariko umenye ikikujyanye, ujyanywe no kugaragaza nziza y'u Rwanda no gukira. Ubu Imana bahaye, urumva, aho bakudira buri bintu byose barangiza bati itware neza, noneho nukora neza turakongeza. Use wabibona hehe?
bagiye babwira kare, ariko hari n'ibindi bituma rero ubu noneho ubufatanye tugiye kugirana nuko hari porogaramu bafite iri ku rwego rw'interinasiyonali ku buryo bufasha abakandidati nkatwe ari n'abandi nka bariya babaye rejected, ari n'abandi banyarwanda muri rusange, ari n'abiga muri UTB bose cyangwa n'abazayigamo, ku buryo bazajya biga bakarangiza kwiga ariko buri wese akabona iyo certificat iri international. Ibyo rero impamvu twabitekereje nuko dushaka ko yaba ari Qatar, kujya muri Qatar, yaba ari Emirate naho nasinyanye MOU, hari abandi bazajya muri Emirate. Nkumva ko rero standard twariho yo gusohora abantu bakora mu Rwanda gusa cyangwa muri East African Community tugomba gutekereza birenze. Ni muri ubwo buryo rero twatekereje ko iyo izo porogaramu afite n'ubu twavuye kubonana na Minister of Education yabyishimiye nawe, numva noneho ubutaha tutazasiragurira nk'uko twasiragurije muri weekend ishize mu gihe bakoreshaga internet. Nibyo nagira ngo basobanurire amasezerano tugiye gusinyana na y'izo porogaramu kugira ngo noneho ahabwe buri muntu yaba yarize short course, yaba yarize muri universite z'ahandi. Ubu ntabwo yewe ndimo gukorera UTB gusa, ndakorera buri munyarwanda uzashobora uwo ari we wese azajya muri iyi gahunda. Muri urwo rwego rero izi porogaramu tugiye gusinyana agiye kuzizana kugira ngo uzaziga wese, yaba ari amezi 6 cyangwa umwaka, yaba ari n'ahandi yize, ariko aza akaziga hanyuma akabona certificate ya UTB agashobora nawe kubona iyi opportunity ari umunyarwanda. Murakoze.